Anniversaire ni ya Yaka mwana. Namwe muzakoresha anniversaire zanyu. Iyi keke nta muntu urayiryaho. Ndabikubwiye ngewe Yaka mwana na Keyi. Nayo muraryaho anniversaire ni ya Yaka mwana. Nayo mbayeho. Bibaho Yaka. Namwe muzakoresha anniversaire yanyu. Happy birthday to you Yaka we. Yaka uyu munsi none ujya kunywa fanta rero mitsingi waziretse. Ariko si fanta none siramera mu nda mwokagira Imana. Kata ujya kumutegereza mu rugo ako kaguru kamwe gasigara. Mani waneye iwanjye. Uribuka kuri wanjye. Ikindi kandi nawe wumve neza. Wakifata amapfubyi. Ninjye nawe uzambona. Umva mbona ivumbi. Narinzi ko ndi bubona ivumbi Munzo weye wembesire. Hello, my people. 2021 is there, and that my name is Perfect, and the MC behind the cam. When Francis, the producer, we must want to see. Please, guess who is the one of the birthday? Viterero uyu munsi nyiri birthday. Atananyumva. Yaka mwana. Yaka mwana gize birthday ntango nzi imyaka yagize gusa. Nibanga ryiwe na second office yiwe wakunze guhita the queen nka office yiwe ya kabiri rekanze the queen yamamagaye ambwira ko afite ikirori uyu munsi nanjye ntegereje the queen ambwira ko agiye guturuka iwiwe tujye kwa Yaka mu rugo rwiwe avuye kugura keke the queen turebe koko uwo munsi birthday yabaye uyu munsi tugirane mu rugo rwiwe na Yaka turebe koko byabaye. So uyu munsi wanone ndi kumwe na the queen ndabona afite cake the queen. Plan ihari wateguye ute wagiye kumamagara umwe ufite surprise ufite Yaka meze bite? Ewana ni fresh ni bon. Urabona se atari sawa. Ubu Yaka ngiye kumusilipina ewana. Ibintu uyu munsi ni munange. None se Yakazi ko amukora surprise cyangwa wabihishe ni ibintu nabone agabizi? Nabihishe nabandi bashuti banjye turi kumwe nk'abangahe hano nabihishe urumva se surprise se barivugamo. Se cyo kuri surprise iwawe mu rugo ni watekereza kuba wayikorera ahandi mu kabare tuvuge restaurant ugatekereza kwikorera iwawe kandi ari surprise? Mani none se hano iwanjye ho si surprise. Gusa ntibisanzwe kubona umuntu akorera iwe surprise. Ntago nyine bisanzwe kubera cyane muri iyi minsi murabizi turi ntago byemewe. Niyo mpamvu rero nafashe abashuti bakeya ba hafi kugira ngo dusiripine nyine Yaka. Ngaho rero tubwire muri make gahunda hari ni yihe cyangwa ntabwo ushaka kutubwira? Gahunda hari ukumukorera surprise tukishima. Nta zindi gahunda ubwo zibaye zihari mwazazimenya nyuma. Umugore se arabizi ko ujya gukora surprise? Umva kandi utangiye kunkura muri mode man umbihiriza. Keza sibyo ngibyo ntago ngiye ngomba gutegura ibintu byanjye ngo Keza bahari. Ni ibyanjye ku giti cyanjye. Yego. Yaka ni iki kuri wowe? Yaka ni iki kuri wowe? Ni inshuti yanjye. Ujya gukora iyi keke se cyangwa ujya gukora surprise se ugeze ugisha inama inshuti za Yaka se yaba ari manager wiwe yaba ari Keza nk'umugore wiwe cyabikoze ku giti cyawe ko ari cyo wumva ugomba kumwitora nyuma yo kuguhereza iranzo?
njye nabikoze ku giti cyanjye ariko nta nubwo ari no kumwitura nyine ni bidi ngomba kumufetera. yagize imyaka ingahe rero? Yagize imyaka 30. wamenye gute rero ko yagize bidi? Namenye gute ko yagize bidi? Hari umushuti wanjye nabwiye bingiramo nyine aramumbariza ejo bundi kuko numvaga babiganira ngo ari hafi amumbarije nyine bihura. Happy birthday to you. Happy birthday, Yaka. Happy birthday to you. How old are you now? How old are you now? Birthday, Yaka. Da queen, da queen bezo, da queen kunda yo. Merci mukundwa. C'est pour surprise. En tout cas vraiment. Da queen na sana kuri ka surprise kawe. Yeah, right. Ndi kumwe rero n'umwe mu bagabo Sumbirigi bakunze gukinana cyane mu groupe bakina amakomedi yabo. Sumbirigi rero iyi surprise mukore Yaka ni wowe iteguye cyangwa ntago ari wowe? Iyi surprise yari maze igihe bayitegura yari yarateguye ni Da Queen wari wayiteguye ariko mbese urumva nawe ntago wategura bid uri umuntu umwe so ni management ya Big Kind Comedy twese twafatikanyije kugira ngo tumutegurire bid ariko mu ruhare rukomeye ni Da Queen wari ugizemo. Ni kirero kigiye gukurikiraho nyuma yuko yakama mu mutesi surprise mbonye agasura bakagize ubu ngubu Nzi ngo ni beat kumbe ni bid. bakuri imbeka karimbo Yaka. Happy birthday to you, Yaka we. Birthday every month we. How old are you? I have 00. Yaka ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka 30. Ufite ryari? Navutse amasaka yeze. Yaka urasika ukore surprise nk'ingi. Kano ka surprise Da Queen nkore antuka vraiment arantunguye. Sheri mina fry sana. Da Queen saba sheri wawe cyangwa Keza niwe sheri wawe? Keza ni madame ariko uyu ni sheri my tomato. Ubyakira ute rero? So birantunguye ntabwo narinzi ko bebe sukari nangaye yankora ka surprise. So nibwo bwa mbere natungurwa ka anniversaire nanjaga numva abandi bari gukoresha za anniversaire za happy birthday nkajya kuvumba y'amakeke ariko uyu munsi banzaniye yanjye ndahirya ngenyine. Ntabwo abantu baguteguriye keke. Kere kuyi wayiteguye ni urarya nawe uraryaho gato. Ngo ndaryaho gato. We na anniversaire yabo se ko ari Yaka. Rumva di. Ahubwo igira vuba tujye kuyibaga. Twakomeza tukajya mu byicaro. Yeah, right. Tugiye rero aho birthday yabereye ndabona tugiye kujyaho ibyicaro hari fanta ndazibona mitsingi drinks are there so guys you're welcome, let's go and have fun. This is Yaka's birthday. I hope everything goes on as you wished. Yaka uyu munsi ujya kunywa fanta rero mitsingi waziretse? Ariko si fanta noneho siramera mu nda mwokagira Imana. No kuzana anniversaire zigenda se. Cyangwa ni kunywe n'agafanta umubiri Yakagiye kuri ukeneye ni fata. agafanta umubiri ukeneye Ni fanta nangwa ni fata. Ni fanta. Ntabwo ari fata. Oya ni fanta kugira ngo agasukari no mu mubiri kajya kiyongera. Ngiye kunywa fata ko k'umuntu w'umuga. Amashiba bafana amashi Ko kafata karyoha di. Umubiri ukeneye n'agasukari. Yaka abona ikirori. Uritese? Mubwire kuri muri BD yawe. Je suis dans l'anniversaire de Yakamwana.
Nujuje imyaka 00. Unafurahi sana. Ndi kunywa kafata, ubufata n'isilamira mu ndara. Ndaza kurwara mu gifu. Yaka fanta nibikumene mu ndamugane wawe. Nibwo bwa mbere nanywa fata none se. Aho kangongeremo nakandi. Nese ko mutandirimbi. Kandi numva abandi. Happy birthday. Oh, birthday we. Yaka we. To you. Umva nugira ikibazo umuziki urahari. Wowe ufite ikihe kibazo witeguye? Kandi rimbira ko karirimba. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yaka mwana. Nagwa okay please buretse gato. Nagwa ari to you. To Yaka. Happy birthday to Yaka we. To Yaka. Happy birthday to Yaka. Happy birthday to Yaka. Umunsi w'amavuko wa Yaka. Sasa. Nisabuye gukataga keke. Munakataga keke Yaka. Voilà. Ariko wakumye gufatana mugakataga keke turi. Voilà, yes. Oui, voilà. 4 ki. Umva rero mwabavandimwe. Nshuti bavandimwe. Abanyarwanda muri rusange. Muri rusange ya anniversaire ntago ari yanyu. Anniversaire ni ya Yaka. Anniversaire ni ya Yaka mwana. Namwe muzakoresha anniversaire zanyu. Iyi keke nta muntu urayiryaho. Ndabikubwiye ngewe Yaka mwana na keyi. Nayo muraryaho. Anniversaire ni ya Yaka mwana. Ntayo mbayeho. Bibaho Yaka. Namwe muzakoresha anniversaire yanyu. Ndayiri wanyu toka. Yaka garwa tuga Yaka. Muzakoresha anniversaire yanyu toka. Yaka. Ndakwiye ndabona usa n'umiwe wateguye ikirori ariko kikumiye. Umva Yaka none ni ubwa mbere abonye keke mani mu myore yishimisha. Gusa ndumiwe. Narubyiteze ko ari bacye. Usize fanta zana mugura arazinywa zimare koko. Uriya muntu bose murakurikiza ikizo shefu. Turumiwe rwose. Twari tuzi ngo yakagiye kudutwikira. None no yirukankanye keke. Ese twaje mu kirori. Nubwo badutumiye ati tuje mu kirori ariko nta kirori ndi kubona. Umuntu yirukankanye keke kandi mutipe ni fake kweli. Basi natugaruriye keke natwe tumenye ko twaje mu kirori. Nese agafanta konyine. Nukuvuga ngo murasa n'abatazi muri mugirarira ntago muzi ibyo murimo. Ntabwo tuzi ibyo twaje mu kirori ariko nta kirori turi kubona. Umuntu yirukankanye keke. Ngewe yakatumye inzoka z'ijoro. Ariko nge niyankanga. Nzi yuko ngiye kuyihereza. None ewana ziri kuvuga ati bimeze bite. Ese mufite ikihe kibazo? Usanzwe uri umurinzi wiwe wowe ugomba kurya keke nk'umurinzi. None se ni gute natarya show ya boss? Sukorata bakure. Ndakwini tugaruke ku ruhande rwawe rero wateguye ikirori ariko birasa na bitagenze neza. Twavuga ko kiguwemo n'abavumbi. Umuvumbi ni yakubwo ngo nyiri kirori bigenze biterere ku byakiriye kuri wowe. Umva nge rwose ukuntu mbyakire rero ndumiwe gusa nyine. Arumiye koko. Umva ndumiwe koko ndumiwe. Ariko none ra keke usira keke ararya imare. Aha. Numiwe. Se Yaka uri Sedy? Ego nanjye wakoze surprise. Ubanza yanaga keke ari bombi.
kuri kurwana iwanjye madame. Oya, hano hari kubera iki? Urakora iki hano wowe? Wisize amabara mu maso, hano hari kubera iki? Umva bite madame kuri kuzura. Wowe na paragurize hano. Ahubwo se umva hano uri iwanjye. Umva hano uri iwanjye. Urakora iki hano? Uragenda. Hano hari ikirori. Ntabwo ari kubaza. Hano ariko hano habaye iki? Ntabwo ari kubaza iwanjye. Dusanze muri patariko. hano urabizi ko winjiye iwanjye. Hano habaye. Surprise hari icyo utari kubona. Anniversary yande. Yawe ya Yaka. Nidakwi urakora iki hano n'amabara mu maso? Mvase nta cyabaye hano tuza. Oya we. Bicara. Harareka ko umuntu ntabwo ari kubaza. Ari cyabaye. Hano habaye. Sobanurire. Ahubwo nakubwiye ngo Ufite amatashitashi ya anniversary. namufete namusiripirinye. Niwatize bino bikeke Ntabwo ari Yaka biteguye Nidakwi. Nyine namusiripirinye. Anniversary. Ariko ni iwanjye. Aha ni iwanjye. Uyu n'umugabo ariko ni uwawe. Aha ni umugabo ni uwande. Reka umva utatubihiriza ibirori ahubwo tubabarire tubanze turangize ibirori dore usanze tumeze. Murima muri nyeganyeza boke. Umva usanze tumeze neza birakureba birakubabaje. Tumeze neza we na. Fata agacupa. Ayo mabaro. Tuza ariko turi mu kirori. Ibirori si ikirori nyabaki. Ikirori cyari nyakirande. Urajya hehe? Urajya hehe? Nta cyabaye. keke yanditseho Yaka. Waje kugira gute? Yanditseho Yaka mwana ntabwo ari njyewe. Reba none waje kugira ariko ukora surprise nkandi wowe uri igiki? Ahubwo se uri igiki kuneye iwanjye bite kuneye? Icyo ndicyo ntabwo twari turi muri acting Dakwina araza afite keke. Ntabwo yakarabize. yashyizemo n'indirimbo ya Kuva na Diamond. Hanyuma umbwire reba ibyo yansize mu matwi. uru ruhinja bafite ku ngufu bakarusiga ibyo bintu. none se ntabwo uri kureba kuri keke hano handitseho n'undi munsi ndakwiyamye. umva mada hano ndi ndakwiyamye mu rugo imbere wanjye cyangwa ni gushaka keke dore nawe keke yawe ngo bakuririmbiye. Nese si birthday ntabwo uyibona se. Uru ruhinja uri no kunyesemera ngo bakuririmbiye. Bakuririmbira mu biki? Sobanurira wowe. Bandirimbiye ngo happy birthday. Happy birthday. Birthday to you Yaka mwana. Reka mbanze nkubwira ikintu kimwe. Wakifata nk'uruhinja rwavutse, wakifata nka marayika. Uyu munsi uragera mu rugo iwanjye. Uri kumva? Urinjiza akaguru kamwe. Akandi ntuzambazaho kari buke. Nundi munsi kano gasuzuguro singashaka iwanjye. Urumva nyamunini? Mwarashaka. Nyamunini na reka kunyasama. umva hano ndi iwanjye ahubwo wakasese kata umutegereje. Kata ujya kumutegereza mu rugo ako kaguru kamwe gasigara. Mani waneye iwanjye. Uribuka kuri iwanjye. Ikindi kandi nawe wumve neza. Wakifata amapfubyi. Ninjye nawe uzambona. Umva mbona ivumbi. Nari nzi ko ndi bubona ivumbi ntunzowe yewe mbesire. Ntabwo ari kuvugana nawe. Uraraho uzaguma aho ngaho. Anduruka. Ariko patira naryoshye nushake nawe uze. Twikomereze mani. Uriya muswede wa nyede. nawe uzansenyera ukomeze bidi nawe ubwo surancumbikira ubwo mukangiye kunsohora ubu si inzu yanjye urabona ari ntoya hata twikubitire maziki ubundi hahire rimwe DJ hahire rimwe DJ ubundi reka hahire rimwe kiramo papa ngo asuma Queen wabyashyira ute rero ndabona bidi yanyirangiye mu byishimo abantu barishimye nubwo hajemo kakidubuye gakeya ka keza ndishimye meze neza nubwo hari haciyemo akantu kambihiriza ewana ubonye ko twete kandi kakubihirije ni mushito urango keza niwe warumbihirije iwanjye ariko bura noneho ewana ngire neza arihuta iwanjye noneho nagasuzuguro birakabije ibintu se biteguye uko byagenze uko biteguye niko wabiteguye wowe umva ngewe ukuntu byagenze niko nabiteguye n'ukuri byagenze neza ikibazo Yaka nawe narinzi kanywa agafanta nk'umwana mwiza ku mavuko ye birangiye yankiriyemo noneho
buretse ndirangize ngiye nicomokire abantu baza muri happy vozi z'abandi happy birthday z'abandi muje kuvumba no guhekenya keke zitateguriwe mwebwe ndabiyamye kujya muza guhekenya keke zitari izanyu niba ushaka kurya kuri keke tegura happy birthday yawe ndabiyamye kuri happy birthday yanjye atazagira yongera kuza kumekenyera keke ntabwo uzaba bategura umuntu keke ngo muze muyimiragura attention ni bande baje kuvumbira keke Yaka nayirukankanye ngiye simbikanga attention urugero duwe ninde baje kwirukanka nawe icya mbere ni umunyamakuru nkawe wa bikaini Dakwini wari kitubwira rero keke nyine ukuntu nabipanze byagenze neza pe nishimye twariye keke twanyweye umuziki urabona ko ari bon n'ikirori kiracyakomeza ibintu byose ni bon fresh sana bon sawa Yaka mwana Yaka the comedian the film star the legend the superstar everything warinze bose nkuko bikwiye so ibyo twabyishimiye cyane twariye show cyane nanjye ubanza ari so kuko ndasetse koko ati warize boss uti so ati so warize bodyguard uti so ntabwo ari show ni so Nese happy birthday bodyguard muzima ngo warinze boss wawe neza ngo nariye so cyakora nawe aba bodyguard bikiye nose tuzabirukane tuzakwe ngo bariye so bariye so bodyguard birukana gute umuntu urinda boss none wari ukurinda keke na ngewe wari none se gute nago bodyguard muzima wariye show wariye so nakwibagiwe twagiye mu Yaka munganire ndamubashije hari ukuntu ayikuye mu mutima avuga ngo so aba wikanga gase no mose nese wariye so okay sawa ngiye ikirori nkuko nakibonye ikirori cyagenze neza keza nuko yabiguyemo ariko ngiye nagakunze kari akantu rwose babikoze muri rwihishwa ariko wabibonye ko mbese twariye so keke yari yateguwe urumva ko Dakwini yari yateguye bidi nziza cyane kandi byagenze neza Yaka nawe ndumva yabaye surprise byamutunguye cyane kubona Dakwini yamuteguriye mu gihe cya keza nawe za kubigwamo. Asante sana Julius. Hello people East Africa at large, world at large, Europe, Asia, everywhere in the world. This is Big TV. There is 2021 ndi kumwe na Yaka nyuma ya surprise akorewe na Dakwini maze kwicarana nawe tujye kuganira rero ambwire surprise yakorewe na Dakwini yakiriye ate dore ko yewe byaje no kuzama imvururu umugore we Keza araza aramwinjirira haza ameze insaga star nziza Yaka ku giti kiwe reka tumaze tuganire twumva uko yabyakiriye Yaka ukore surprise niyo ya mbere cyangwa ni ya kabiri okay ndabanza gushimira by'umwihariko Big Kind Comedy bateguriye anniversaire ya Kamwana ndumva mu Rwanda kuva nagera mu Rwanda ndashimira Big Kind Comedy kubona banegurira anniversaire nshimira na Dakwini turakinana muri Big Kind Comedy dusanzwe dukina muri Big Kind kandi tuzabaryohereza biracyaza subscribe comment and sharing nshimira by'umwihariko umuyobozi wa Big Kind from United States I thank you so much. Go ahead. Sedy na sepeli na yo moto nangai. Ngayo yo. Togo sala kana Big Kind. Makambe ko yago zala kitoko. Na sepeli na bino nyuso. Bozala gotala Big Kind Comedy. Bozala gotala comedy oyo babenga ngo Big Kind. Togo yago sepeli sabino. Na sepeli penza na bino ya nangai. Coup de chapeau. Sedy ufite ibibazo byinshi byo gusubiza iringana n'iryawe ndashaka na wararize Yaka rero nabonye hajemo agasaga kezaje abigwamo kidobya gicyo bivugaho rero wana c'est le préparation d'état de matière so nshimira ngewe Big Kind Comedy
sitaki maneno, subscribe, comment and sharing na seperi na ngai. Yaka rero nagiye kubona mbona uratungwa, ariko nanone iriya surprise ijya kubabaye, iriya fight ntago wigeze ugira reaction ihambaye. Ese nuko wari ufite wenda bodyguard wawe wari wizeye ko ari bugutabare? Uyu bonsa wanjye rero urabona ntabwo abyibushye cyane, nta gatuza afite cyane, ariko kumugaburira oya no kumugaburira ararya, ariko icyo nshaka kukubwira, you have to understand for the first, jya ubanza wumve mbere yo gusubiza. Icyo nshaka kukubwira, uyu nguyu namugiriye icyizere, namubonyemo impano, bibaye ngombwa yagaragaza impano afite, ariko is not right now, ariko yakwerekaho ikidogo, erekana akantu gato wabuzi mu mpano ufite, ukagaragaza hano imbere ya Be Kind Comedy. akantu bose nkakwereka. Wamubonye umuhungu wanjye? Urabona ko umuhungu wanjye ibi bishobora bake. Sura inyuma, kata, thank you, bravo bravo. Urabona ko umwana wanjye rwose he's very ready. Yaka bouncer warashoboye koko? Okay, reka gira icyo yavuga nka bouncer wanjye. Uvugisha we tumuvugisha. Okay, bouncer. Uretse ira tekinike, ikindi washobora wenda muri komedi nangwa muri filime, waba warigeze gukinaho filime? Filime ntabwo nari nagerageza, ariko komedi ndagerageza. Okay, ushobora gutanga ikiganiro cy'iminota 15 kuri komedi cyangwa ikiganiro gisanzwe, interview, ukajya imbere y'ameza, umunyamakuru akakubaza umusubiza uri seriye imbere ya kamera. Can you try? Yeah, nditeguye. Yeah. So mina furahi sana rero bakunzi ba Be Kind Comedy. So subscribe, comment and sharing.